wifuza byibura kandi n'imyaka yawe y'ubukure yo gushaka nayo yageze uratekeka ushobora gukora ubukwe ryari imyaka yawe y'ubukure yarageze kuko umunyarwanda yemerewe gukora uko afite 21 mu magambo no nagara magambo niko twese tubizi curu congo zikaducikiraho zigakecura zikaba nk'uduci abakobwa shahu muri abacuye ubu ngewe mpora ndi gucaya icumbi ndyishuraga 10 iyi ni incuro ya 10 nishura nyiricumbi shahari kunshaka ngo muhereze ikitwa ibiceri nta n'agaceri k'10 nyiraceri yayaciyeho arangije nawe ahita acaho ubu kwa mucoma sinahaca ni ngewe gicucu mu gace abakobwa shahu muri abacuye niki igisigo cyawe cya nyuma uheruka gukora cya nyuma cyitwa ngo iki nakise mba ndi kubwira umwana tuba dukennye yes noneho dukennye mbese ndi kumubwira buryo agomba kwihangana ejo hazaza yawe ntabwo nahatura nabo muhomurese indi okay akaguru n'akaboko niki wakomera gucika biramutse ari ngombwa ibyo ntabwo byabaho ngombwa oya biri ngombwa biramutse wagiye kukanca aho ho nakwiruka ako baciye ndi kwiruka icyo baciye ndi kwiruka akaba ari cyo baca ariko bakagica nirutse akagica utabisemo yes mwiriwe muraho mumeze mute nanjye ndabumeze neza mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana akomeze abane namwe nk'ibisanzwe ni Yvonne Mugabo nagarutse kuri Mugabo TV show so uyu munsi nabazaniye umutumirwa zikensi nago ndi jyenyine murebye uruhande rwanjye nkatabona ko turi abantu babiri ndi kumwe na boyfriend amazina yamwita boyfriend Patrick cyangwa se Pazo byaterwa no gushaka kubivuga urabizi ko amazina yagiye agabanyuka yiyongera bitewe n'umujyi twagezemo naramubonye kuri TikTok ndamukunda araje tubwire uko imbuga ze zitwa mugende mukurikire Patrick uraho neza ndaho cyane ni boyfriend Patrick nk'ibisanzwe ndi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunganega impango mpangara murenzi mpinga sinjya mpaga muhahaga ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwisumwere nta bimwira nta no mwati wo kumwaza mpora nimwemwe ndi umwami utari umwana ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wa kameramana mimwe bitama ndi umuhungu wa rugaba ugaba kandi akagabira nawe mugabira we bigango bitagira ingano uganza atiyambaje ingabo boyfriend Patrick ndi uwo nguwo nizere ko bise mwegera hino urabona ko abakumbuje mwabonye ukuntu azi kwivuga ese Patrick mbara tubwire ukora ibisigo ukora imivugo ni ibisigo yes igisigo n'umuvugo bitandukaniye mbo sasa rero byasaba kugira ngo biratandukanye cyane ntabwo bisa ariko akenshi ukuntu mbyumva iyo wihuse biba ubusizi wagenda gake bikaba umuvugo kubera yuko akenshi umuvugo ushobora kugenda uwusoma ukawuvuga uwusoma ariko ibisigo ntabwo wapfa kubisoma kubera ko ibisigo birihuta ubwo ibisigo bijya kuba nka hip hop bari amagambo mugendamo afite injyana zijya gusa agenda asa nk'afite isubirajwi ntabwo yose bafite isubirajwi kuko n'umwihariko wanjye ntibyamenye ko ufite impano nyimara kubona telefoni so noneho ni hehe abantu bagusanga abantu bashaka kumva byinshi kuri ibi bisigo nitwa boyfriend Patrick kuri TikTok na YouTube ni boyfriend TV Rwanda no kuri IG ni boyfriend Patrick kandi hose ndi umuhungu w'umuhanga yego guys nizere ko muri byo kureba boyfriend Patrick cyane cyane n'abantu mutagira aba boyfriend hano dufite boyfriend dure twese urumva n'abafite abagabo n'abafite like ikingenzi nuko twese dure kuri boyfriend ngaho rero tubwire ni iki cyagusunikiye ku bisigo wamenye ko ufite impano ariko niki cyabigusunikiye kuki utagiye ngo wenda ubyine
ese wenda ukine film, ese wenda like nyine ukumva uri kwisanga cyane mu bisigo. Hari umuntu niki cyabigusunikiyemo, hari umuntu mu muryango ubikurikiza? Iyo nkurikiye mu mateka rero, iyo mbajije bambwira ko kera muri famiye habagamo umuhanzi, ndumva ariwe naba narakurikije. Ariko amafilime nayo ndayakina cyane, mbese ubwo ndi bibiri cyangwa uri mberabyombi. Yes. Okay, dukorera akantu kamwe mu tuntu wakoze kagakundwa kakaja viral, natubwire ngo karabwe n'abantu bangahe niba byibuka? Nako nise nkundira ukondi, gafite miliyoni. Wow, congratulations. Gafite miliyoni kuri TikTok, wujuje ukwezi ejo. Okay, ahangaha turi kumwe na boyfriend w'umustar guys, nukuri. Karavuga ngo oya nkundira ukondi ndoko ndabizi disi mbona utudodi yo nadanduje udukara, ariko disi nge ndagukunda kuri wowe niyita rukundo, ndiyizi nta mukandara, ariko kubera urukundo disi numva narakurwariye indege, ikindi kandi morana ndembo yo kudimba buri ukudirigaho. Niko sha hoya numbarizeho mani dizi mani narumiya, nagusomera Yeremiya cyane kuteye nka Mariya, ndikumva nakumimira cyane ko wambaye na mini, ndikumva wayimanura ikamanuka epfo mu mano, reka nkubere de beni mushishi hafi ya nyashi, ubeshe ngo nishanga shawo sokubesha, nubwo nta mushahara ndikumva nashushe, icyama nawe ugashuha kurusha wanyweye inshushu, shaho byaba bishushe, iyi shati nanayisheta ugahora unyita shushu. Niko sha hoya nkundira ukondi nduku niziri ku mukanda, kubera wowe nunza unuye mu nda, mu rukundo sindi ikigandi, ibyo ni iby'abagande, njyewe ndi umunyarwanda uzabaze n'abarundi, nkukunda urwa burundu ndetse nkutuye indirimbo mu nda, umuhanzi ni Kevin Kade, melody yumvire mu nda, nubwo ndi umudiyakoni kuri wowe nabi ndaya. Risiko numva ahubwo ibintu ukora birenze nabo nigeze numva, kuko ufite impano kandi iri naturere. Yes. Nizere ko nawe impano yawe utazayipfusha ubusa nk'abantu tuya tubona tumara gukunda ejo tukababura. Ndatekereza ko ibintu byose ari Uwiteka ubigena, ariko mba nifuza ko byagera kure. Yes. Urumva impamvu nkubajije gutyo, ujya kubona ukabona nk'umuntu ashakishije fame cyane akayirukaho, ejo yayibona ugasanga ngo bamufunga itabi, ugasanga ngo yasinze ngo akora amabara, ugasanga ngo nyine like nyine ugasanga ari guhora muri gereza kandi yari wa muntu abana benshi bafata nka role model. Yes. Nizere ko utazasitara ahantu. Njyewe ibyo ngibyo ntabwo nzabijyamo, kubera ko ubundi ibyo byose uvuze nabikoreye no mu nganzo. Yes. Niyo nama rero sasa wagira abana bashaka kuba like bashaka bumva bafite impano nk'iyawe, niki baheraho, niki wohereyeho? Yes, namanza rero nabakubita nk'ibisigo bibahanura, birimo impanuro kuri bo, bakikuriramo. Abasani burya disi abasani uhora usanga ubisukira ushaka kubasisiramo, bamwe muri bo n'abasinzi n'abasambanyi basimburana kuri simbi, si ibyo gusa barasibanye basibeje Masiru uba hafi y'abakristo ngo yasambanye na Gasura umusore useka nk'isi utagira n'isura, none nasoni uri kunsiseka mu basani. Risubiza urisosoye sinabasanga abasani n'abasazi, baza umusore w'umusani utazasingira isahani yasomagureho isosi ngo ayisiga agasabona yisigira isimata, ubwo namusanga uri umusani sura sona basi ngo usonere bosi kikositimu utayisonye nk'ikariso ya Suzana Sano ndetse na Isimba ubo wasatu yisusura mu bizo ususura igisongo mu gisambu, harya ngo uri umusani nanjye mba umusani harewe. Nuko mbusani na misi igisabo useka amasara gasese kuw'amaso ndetse n'isura, umwe wisukura ngo muri musanga musani sigo kuko urasingira sida cyangwa usitare kuri sani sari umusirikara gusimbukane muserera n'umusesemura kurase wisange usipitari, ubwo busani budasengeye wisange busigaye busana imbaraga sani iseguraga munsi y'umusego na mesa. Nani soni ngo uri umusani urasohotse ugiye Gisenyi, wowe na Simbi kumva gasente wagasinyiye kuri Sako nyuma y'isandi, Sako ikaza ngo niko umusore zana isambu, ugasanga wowe wari umusani wisamye wasandaye kandi na Simba kiseke. Gasenga utazasinda gasembuye ku isakarameno, ugasambana na Sano wo kwa Siperensi ya sisita wese umutaka guseka n'abasaza bakaguseka, ugasanga utagisekeje se umugurira ikositimu yo guserukana ku isabato, nangwa disi kumuhesha icyubahiro mu bandi bapfa. Oh. Yes.
mbo agasembuye rero nako ni kaba ariyo y'amatabi. Agasembuye karakaraswa kimwe isambu nikanasiza ababe maso aho uziri ku musozi bayisenye gasubire hasi kimwe suri na polisi gasubire karasa amasasu mu isura nge sinagasanga naragasenza hari sinzi nuko nsenga kuko ugasanga ni umusinzi ndimo ndavuga agasembuye n'agasimba poisonous. Karasira yaragasomye sanga soni yarimo yoza isafuriya n'isahani surori yabisoje aramusigira ngo ndi umusigi ati afata isura yose ayisanganiza ikibambasi hinduka amaraso. Ubu Karasira wari umusirimu isabato yose Satani na Sande bimusanga muri gereza nimwe bamusibiye. Agasembuye ni agasimba poisonous. Disi ari kibaze nawe akantu so muri minisitiri wajya gusenga akantu so muri minisitiri respect yose kakayisahura ukisanga uri nk'uwisibo. Akantu so muri kujya gusenga wagera mu rusengero celebrate ya Bruce Melody ugahita wumva iri kora sisingiza Yesu ukayitera ukayisirimba abakristo batituka ukahasebera. Agasembuye ni agasimba poisonous. Burya Israel mbonye aramutse agasomye yasomana kuri stage bikabikosa muri society y'abasenga. Na wa musitari nyiri song Israel ndavuga Meddy yigeze kugasoma arasinda polisi iramusangira musingira ahita hasebera. Icyo akora yaragakatiye basigaye akabwira mbiswa asigaye yisohorera song zisingiza Yesu Kristo harimo na Holy Spirit suyizi. Agasembuye ni agasimba poisonous. Erega agasembuye nikagira isura kandi gakurura imiserero. Burya na Lucas nyiri song Simagarara na Sibayari na waramutse agasomye yakatamika se ya Christopher bikabikosa muri society y'abasenga. Erega iyo wagasomye mu masegonda urasinda, mu masegonda ugaterera isaro ubusambanyi, mu masegonda sayifilisi na sida bikagusinyira, mu masegonda ugahita usamba. Ni muze abasenga n'abasara tugasabire kuko ni agasembuye ni agasimba poisonous. Guys, nizere ko namwe mukeneye impano. Hano hari impano, ahubwo nibaza ngo abantu bamanaje murebe iyo umuntu abana nk'aba ngaba bafite impano bakiri batoya bafite ikinyabupfura bicaye hano bari gupfa ubusa, uzatubeshya ngo mwadukoreye iki muri industry? Ngaho rero mbwira niye mpamvu ukunda iyi uniforme mbese wayigize nka uniforme yawe nyine utajya uyikura mu video yawe ngira ngo benshi nabonye. Niye mpamvu iyi ni ubundi iyo ukiyibona uhita wibuka ishuri. Rero njyewe iyo nyambaye niyumva nk'uri ku ishuri, ariko iryo shuri akaba ari ishuri akaba atari ishuri risanzwe ahubwo akaba ari ishuri ry'isi. Sasa rero niyumvishe muri iryo shuri nubwo ndi umukene nkora cyane kugira ngo basi muri iri shuri ryitwa isi imbe shefu. Yes. None se nuko bari gushyira akaboko mu mufuka akangaka nkashiramo kugira ngo kataziba. Iyo ngiye gukora kavamo, naba nagiye gukora jya mu mufuka wowe kaboko taziba. Katazaba karekare. Nese ni hehe uyibona mu reka turebe utuntu mu kwa mbere 2025 ni hehe ujya wumva wibona byibura mu kwa mbere 2027 ni hehe ushaka kugira ni hehe wumva uzaburi? Numva naba naraguze urumodoka rwaravuye muri ibi bintu ubundi nkaruviringa nkajya performinga ku mastage akomeye ubundi hakagurumira ako kantu. Yes. 2027 turakwiteza kandi Imana izabigufashemo kubera ko abantu nkamwe mukora n'imbaraga mukirinda kujya mu bintu byinshi bibi tuzi tubona hanze aha. Mugakoresha amaboko yanyu mugakoresha umutwe wanyu. Imana ije bahera ibahe muzagera mbese aho mwifuza, uzagera n'ahandi utajya utekereza hejuru kurushaho kubera ko uba wabiharaniye. Byaba ari byiza kurushaho. Ariko muzi no gusetsa. Ubundi abantu benshi bakabonye bahita baseka kubera utuntu baragiye gukora. Ubundi njyewe ubu ngubu ntago ndajya muri 2025 ndacyari muri 2024. Kubera nyine tugiye kwinjira muri 2025 abantu bose baravuga ngo umwaka musha mbese ukabona abantu bose bashaka kwigira mu mwaka musha. Ndangije ngira ikibazo ndavuga ntese abantu bose ko bari kujya mu mwaka musha, wasanga abantu bari mu mwaka musha bari bagabwe batuyemo bashaka kwiyizira muri 2024 nabo ugasanga twese tugiye muri 2025 bo bayiziye muri 2024 ibintu byose twaruhiye bakabisigarana barabyijyanye baraje barabisesaguye. Rero abantu bose ubu ngene n'abaretse baragenda ngo nibigera nko mu kwa 4 nzabahamagare
numve nimba ari amahoro bari amahoro muri 2025 ninumva ari amahoro nzabasangeyo nanjye nimbona bataraje kutujyana ariko nabwo ibintu abari bari muri 2025 none rero ubu ndi kubahamagara wumva ngo 2025 niyoroshye ngo hari ba Emeline Shanga yewe biragoye ko ndi binjire mu pe ndi kumva hari gusha yaze ko mu minsi 26 yonyine ishize umwaka utangiye habonetse ba Emeline Shanga batiti na Nyamungu ngo yakupure waruzi wacyaga wumva abandi bashirira muri gereza ndikumva ari ibibazo 2025 kambe nigumiye muri 2024 ahubwo na wa mukobwa mwemeraga cyane waririmbaga Donald nawe yaragiye ngo nawe ngo yarigendeye disi aramutwaye mukanuye muzahera muri singa ariko njyewe ubundi njye nta nubwo bari abato njye ntago nabarambagiza njye mba nishakira ibintu by'ibikecuru yes abakecuru muri singa hano dufite boyfriend mwibuke ubundi uzi icyiza cyo gukundana n'umukecuru se agufata nk'umwuzukuru narase n'umufashe umwuzukuru atabagusuzuguye hoye urumva se urugo agufashemo nk'umwuzukuru amahoro aba ari guhina urateta ukicara ugatuza ukaba n'umukecuru icyiza cye aranabigusobanura mbese iyo ikintu cyose aragisobanura niba agiye nko mu isoko akakugurira bogisi ebyiri arakubwira araza akagusobanurira ati rero mwana nagiye mu isoko naguhitiyemo ka bogisi k'umweru akubwira ngo burya impamvu nagahisemo niyo kanduye ntago kagaragaza icyo cyangwa niyo atetse arasiga nka gakondo y'abakecuru basigira abuzukuru gusa ikibazo ni kimwe nko ku munsi wa Saint Valentin bisaba kumwibutsa wamwibutsa rero akajya mu isoko kukuzanira impano akibagirwa akakuzanira akabando ko kugenderaho kandi ukiri umusore ari Saint Valentin mu nzira iminsi iri kuba suyize iregereje tu koko bagana ku munsi nta girlfriend ufite kandi kubwira ngo ndi gushaka umukecuru abakobwa bo baranyanga kubera iki ntabwo mbizi kandi njye nta nubwo ndi ingumizi sinzi impamvu banyanga ese barakuziza iki ntabwo mbizi ibaze ko njyewe ndamutse mfite ishi tugasohokana kubera ko natari ingumizi sinatinya kuyikura nkahita mugurira ururindazi rwa magana abantu ushaka boyfriend wakugura indazi kuri Saint Valentin ni karibu yitwa Patrick boyfriend mbibutse TikTok yitwa boyfriend Patrick IG yitwa boyfriend Patrick cyangwa se Instagram ku batasobanukiwe YouTube yitwa boyfriend TV Rwanda boyfriend TV Rwanda kuri YouTube mujye mukore subscribe uyu musore nuwinaha mu Rwanda nuwanyu umukunde mure umukunde Patrick utuye mu karere ubundi mu rugo ni Burera iwabo w'ibirayi biraha n'ibirara babiri b'iburaya baririra baririmba bibarutse abahungu bahangamura muhanga mu buhanga kandi tuzi neza yuko abimuhanga bavukana ubuhanga ariko Burera bahangamura mu buhanga uyu musore ni uw'Iburera abantu mutuye Burera barushaka gusura Patrick abantu mufite ibiraka mu muhe nk'abari abatipe mbona muri Gens Comedy ntago bakurusha ntago nzi abantu bategereje ko nsigaye mbona haza abantu benshi nubwira ngo mvuze ko ari comedy ukora ariko nsigaye mbona abastar abaririmbyi bajyamo abaraperi bajyayo nawe bazagore stage niba mutureba abanyakubaha muzadore stage Patrick abatema cyane cyane muzaza n'abakecuru bakeneye boyfriend igihe Patrick boyfriend n'abantu benshi uwo tuzamurwanira anyitege watubwiye ko ina film niyo film wagaragayemo kugira ngo abantu bazaza gucekinga ko ari nyinshi ariko akenshi nakoreye kuri Gasekiri Comedy Style baracyakora ariko ntabwo bagikora nk'uko bakoraga haje kuvukamo ibibazo
biba ngombwa ko bikorana, ubundi uzi ko bakoreraga ku Kirezi. Yego. ubu ngubu wakoze muri Gasikiri Comedy nta yindi wakozemo? Na Gasikiri Comedy Style, tundi ni uducana. Okay. Yego, izo nizo zari big. Iranyago yari big, sinzi impamvu bari gucika intege. Nimwongere imbaraga muduhereze ibyo mwatwemeje. Mwari rwishigishiye muruzane musome tubareba. Yego. Ubundi umuntu yize kuri imihanda aza bishaka, ariko rimwe na rimwe agahura n'amakomenti mabi, abantu bamuca intege, ntabwo birakubaho. Mbo ibyo ntabwo bibura, ariko urugendo mfite ni urwo gukomeza imbere. Yes. Ni poroje mba naramanje gutekerezaho, wewe urinde wo kuza kuyinkuramo. Yes. Ibyo wambwira byose byaba ari byiza, it's okay, byaba ari bibi nabyo ntabwo ho umushimye, ariko ndakomeje. Turamugaye. Yes. Niye comment biyazo siba. Umuntu akakwarekera comment rubi. Wakabuka warubona cyangwa se wavuye mu kazi warubona uko ahita wumva neza ucitse imbaraga. Comment yavugaga ngo nabera mbonye umuntu tabiri haye ubwenge. Yego ko. Tabi. Ahubwo yaranywera ingana rite. Yabonye umuntu tabiri haye ubwenge. Kubera ko yarazi ko yarinyweye. Guys, abantu reka mba impanuro gato y'abantu mudukurikira. Nimukajye mubona kubera ko mwatubonye ibyo twabese nibyo dushaka kumubona. Ntabwo bivuze ko mutuzi. Kuba wabuze ko nitwa Yvonne Mugabo, ndi nyiri Mugabo TV show, kuba waba uzi ko Patrick ari Patrick boyfriend komana menshi atandukanye, ntabwo biguha uburenganzira bwo gufata ubumuntu bwe ngo uhite ububurizamo. Hari abantu usanga afite ibibazo byinshi, ugasanga nyine like ahise yumva ko nyine mbese birakemukira kuri wowe. Yes. Kandi narebaza ko comment yawe afite amahirwe ko yayihidinga comment yawe. Ufite kuba wayandika ntimubuze gufata ya contract bagiye gusinyira, ntimubuze kuryama, ntimubuze kurya, kandi wowe mbese wowe uragenda hose ushinze ibirenge. Utandika comment mbi. Wandika comment mbi. Ko abantu mwarakaye muri 2025 mwabaye. Nubwo nakana ariko mwari mumeze mwamenjira amagafu mukamenya ko iyi si buri munsi yanyagirwa. Ntabwo nzi impamvu ibibazo byanyu mugenda mukabigereka ku bandi bantu. Ibibazo fata comment kwandika ngo mbonye nabera mbonye umuntu itabiri haye ubwenge. Ibyo nibyo biri gutuma nataza muri 2025. Niyo mpamvu atari kugerayo. Niyo utari wagerayo uracyategereje. Yes. Ninumva hari agahenge karaje nzayinjiramo. Nanjye hari umuntu kwandika comment arambwira ngo ariko se ngo niba warabuze icyo ukora ngo wafashe amasafuriya ukajya koza. Undi barambwira ngumva ngo ntabwo usora bibereye kamera pe. Gayibaze. Abantu nkawe ntabwo babura, ariko nibigaye. Oya birabareba nashaka bazavuga. Iyo ubona ari mukuru afite imyaka y'ubukure. Yes. Katugira na 18 kuzamura cyangwa se 21 bitewe n'ubukure dushaka kuvuga. Agafata umwanya akagura kamera. Agafata umwanya akagura ibikoresho. Agafata umwanya agahimba izina kanarifata rikabirya. Akabarebwa n'abantu barenze 1000, 2000, 3000, 5 bitandatu wenda ni 10 na 20 na miliyoni. Yes. Wowe urinda kuzana comment yawe imwe itari bunitambika no munsi ya video byibura. Mwage bara n'abandi neza. Gira inama umumama cyangwa se umupapa famille muri rusange. Yes. Bafite umwana ushobora kuba afite impano ariko bakaba bumva ko nasohoka hano hanze arutahura n'ibibazo, wenda abasitari n'abantu babi, wenda niba nagi no twabona bazatumurya, niba n'umuvuga n'abakoreyo nawubahe, wenda nawe ugendeye muri ntuza yawe muri experience hari ukuntu wenda ubuzi neza ko hari abantu wenda nka muvindi mwese cyangwa se ababyeyi bawe, nta muntu ujibura umuntu umwe muri famille wamukinege. Gira inama umubyeyi ufite umwana hano hanze ufite impano akavuga ati nimfata telefone nyika mu kamera, ejo abasitari bakamugira ikirara, nyine abantu bazi abasitari nabi kandi nabone ko bigaragaza. Gira inama uwo muntu. Inama nabagira ubundi ubusanzwe nimba hari umusitari ubona hanze ukabona yigira nabi,
ntabwo bisobanuye yuko n'uwo ariko agomba kuba, kubera yuko uburere wamuhaye niba uzi neza ko wamureze neza, ntabwo yahinduka ngo ni uko yabaye umusitari, biterwa n'uko yakuze. Niba umuntu yarakuze akabakurira muri hasi za danje, akaba atarabonye urukundo rw'umubyeyi, ni cyajya nyine n'ubundi uzasanga igihe abaye umusitari, kubera ko ntabwo yigeze abona umuntu umucyaha, ugasanga nyine yikoreye ibyo yishakiye. Ni ukumushyigikira kuri iyo mpano ye, kandi yamugeza kure. Niyo nama cyane cyane ababyeyi bafite abana nyine ubona hari ukuntu afite impano iyo ari yose, ntabwo tuvuze ngo ube ari igisigo, tuvuze ngo impano iyo ari yose afite uba ugomba kumushyigikira. Ni ko bakunda ngo bagarira yose kuko utazi irizera n'irizarumba. Ni igihe gisigo mu bisigo byawe wakoze ukunda, mbese bumva watura nk'umuntu uri special kuri wowe? Natwe kidutura kuri uyu munsi kuri Mugabo TV Show bwa mbere tubaga benshi bakubonye nyine ugira akantu basigira bazaba bakwibuka, neje bazandike cyane cyane umuntu wamukunze. Shira muri comment tubwira ngo Patrick azagaruka cyangwa se boyfriend wherever izo ushaka kwandikaho. Ni igikobwa, ni igisigo nise ngo sorry navuze ngo ni igikobwa nakise ngo abakobwa ni abacuye. Icyo ryo baturubona ni wowe nakimutura. Gitore Mugabo TV Show. Abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri tugakuraho n'ay'umuceri, abakobwa batagira umuco bo ngo ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho, hanyuma ubundi bagacaho tukabura umuceri duca inshuro, congo zikaducikiraho zigakecura zikaba nk'uduci, abakobwa shahu muri abacuye. Ubu ngewe mpora gucaya icumbi ryishuraga 10, iyi ni inshuro ya 10 nishura, nyiricumbi shahari kunshaka ngo muhereze ikitwa ibiceri, nta n'agaceri k'10, nyiraceri yayaciyeho arangije nawe ahita acaho, ubu kwa Mucoma sinahaca, ni ngewe gicucu mu gace, abakobwa shahu muri abacuye. Uretse kuba ameze nk'injiji na n'ubu ndacyari mu rujijo, Jeannette wanyita Joriji ngo ndi umujene utagira ijana, icyama nkazibonera ijuru, hari uwo muzarira ubukaro musange yarariye amakare, abakobwa namwe abakaze bakubita ukuma ku kaboko, mubura uko mufata agakwi ubundi akaboko agakonyore, mubura uko mufata n'agakwi igihe muri mu gikoni, mudutegeka kubagurira kare ngo date kari n'iy'urukundo, kumbi shahu no kudukura, abakobwa shahu muri abacuye. Mwana wasize unguturiye umutima, ubu mu mutima harimo uruguma, ndikumva naguha urugume, ariko sinkunda urugomo, ikindi sindi umugome, ariko wewe warangomeye kuba umugore wundi mugabo, nari nzi kuzambera umugore. Ingutiya nakuguriraga zabaga ari zo muri Gabo, Gambia ndetse na Ghana, siniganaga ndi maniga ngo njye kugotomera kayoga, njye niguriraga yoga tingo naguturira mangate y'inzugu ukigumura, none reba ibyo nkoreye sha. Ibuka disi duhura bwa mbere kwa Hagayi waje guhaha, nanjye guhaha nkubwira hayo nsubiza hayi, mba ndaguhobeye ni hobe hobe ni wampunga nawe mahagura mpobera ni wampunga, baraho bo barahunga bajya guhuruza abandi bahungu batiye baba yuhuhu, muze mureba abahanga mu guhoberana. Wari wankunze ukimbona nanjye disi byari bityo, umbwira ko witwa Muhoza, umuhanga kazi w'imuhango uhananura ibihanamye ugahumuriza bihebye, nanjye ni yewe yuhuhu warayahaho mbonye ihoho, ukunda nk'uguharaye baherena nkabimahero, ariko weho nkaguhahoba amahene yose nyatwara ihuye, nkugurira amaherena y'umuhondo kandi disi ya ndahenda ndakwihebera mba nk'ikihebe, none amaherezo ugize uti toka toka Patrick uri umutimbwe. Ubyibuke neza sha, umunsi wankoreraga visite nagutekeraga uri kuri TikTok, nkagututesha nkagutera imitoma agafiriti disi ukanywesha fanta ngo ubone ko ndi romantike, nari kuzagukwa bihoga pani nk'uko, none reba ibyo nkoreye sha. Abakobwa muri abagome. Patrick wigeze ugira heartbreak? Byadanje ndi kubibona. Ntago ari abantu baturutse iyi inspiration y'inoza y'umuvugo y'igisigo. Iyi ngiyi ntabwo ari tara ahubwo ni turusi turi. Iyi ni true story pe. Iyi ni true story kubera ko ukuntu wari wayegereje nanjye ngo renda kurira. Mbese gutyo byagenze neza. Yes. Patrick mbona ukiri muto ufite imyaka ingahe ku buryo ufite umuntu wari muziranye washaka? Ubu ninjiye kuwa 22. Wagiye birimo biraza. Wagiye urumva ko imyaka y'abandi bashingiraho urugo umaze kurenzaho umwe.
ubu nanjye najya ku murenge nkasinya wasinyira n'umuntu na confidence. ubwo wasinyira abantu cyangwa nabo bakagusinyira byaterwa. Yes.